inyigisho y'icyumweru cya mbere mu rugendo rw'isenderezo. Icyumweru mu Rwanda bita impuhwe z'Imana, icyumweru cy'impuhwe z'Imana. Kugira ngo twinjire muri izo mpuhwe, hari isengesho rivuga uko izo mpuhwe zigaragaje bakoresha imbere ya Nyirubutagatifu ku byumweru bisanzwe mu misa, aho bavuga bati: ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani dawe Nyirubutagatifu, Mana ishobora byose, ugahoraho iteka ku bwa Kristo umwami wacu, we wagiriye abantu imbabazi bamaze kuyoba. Ubwo aho ngaho imbabazi nk'uko twabivugaga washyiraho we wagiriye abantu impuhwe bamaze kuyoba, akemera kubyarwa na Bikira Mariya, yabambwe ku musaraba adukiza urupfu rw'iteka, maze azutse ava mu bapfuye atugabira ubugingo buhoraho. We wagiriye abantu imbabazi cyangwa impuhwe bamaze kuyoba, akemera kubyarwa na Bikira Mariya, yabambwe ku musaraba adukiza urupfu rw'iteka, maze azutse ava mu bapfuye atugabira ubugingo buhoraho. Ngicyo rero igikorwa cy'impuhwe z'Imana. Uko kigaragariza muri Yezu Kristo. Ariko mbere yaho iremwa naryo ni igikorwa cy'impuhwe cyangwa se ni igikorwa cy'urukundo. ntabwo abantu ari nk'ibikinisho by'umuremyi, nkuko nyine abana bagira ibikinisho, bimwe bisa n'abantu, ibindi bisa n'inyamaswa, ibindi ntabwo rero umuntu ari igikinisho Imana umuremyi yakoze. Ni urukundo rwabimuteye, ndetse urwo rukundo arumushyiramo kuko yaturemye mu ishusho rye. Twaremwe kubera urukundo, ndetse kubera urukundo aratwishushanya ku buryo amwibonamo, nka bya bindi ngo kwibyara gutera ababyeyi neza. Umuremyi rero nawe yashatse kurema muntu ngo amwibonemo kubera urukundo. Ariko nyine nkuko nyine mubizi, se kibi nyine yagize ishyari, tibishoboka bite, kugeza igihe nyine ibyo ngibyo ibishwanyurije. Noneho rero umuntu amaze kuyoba, impuhwe z'Imana ntizamuca, ziramukurikirana. Mu Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 3 umurongo wa mbere umurongo wa 16, koko Imana yakunze isi cyane bigeza aho itanga umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Yohana umutwe wa 3 umurongo wa 16. Ni byiza rero kumva urwo rukundo
rwaturemye mu ishusho yarwo, kandi twamara gucumura ntiducibwe, ahubwo tukagirirwa imbabazi. Muri uko gushengera impuhwe z'Imana, ni ukuzirikana ibyo byombi, iremwa n'icungurwa, byose ni ibikorwa by'impuhwe z'Imana. nta muntu waremwe kubera ko abikwiye, kubera ko nyine byari ngombwa. Ni igikorwa cy'impuhwe, ni igikorwa cy'urukundo. Urwo rukundo rero rwinjire mu mutima wawe, wumve rwose ko wakunzwe ukaremwa kandi ugacungurwa. Mu Banyefeso umutwe wa 3 Pawulo intumwa atubwira urwo rukundo atangara cyane. Ati ngiye impamvu itumye mfukama imbere y'Imana Data y'icyitwa ububyeyi cyose gikomokaho, ari mu ijuru ari no ku isi, ikaba na nyirikuzo ryose, nk'abasabira kugira ngo ibatere imbaraga ibigirishije Roho wayo, inakomeze umutima wa buri wese. Kristo nabaturemo mubikesha ukwemera, mushore imizi mu rukundo, murushingemo n'imiganda, maze hamwe n'abatagatifujwe bose mushobora gusobanukirwa n'urukundo ruhebuje rwa Kristo, mumenye ubugari n'uburebure, ubujyejuru n'ubujyakuzimu byarwo, nibwo muzagera ku bumenyi busumba byose bw'urwo rukundo, maze musenderezwemo mutyo ubukungahare bw'Imana. Ibaruwa Pawulo intumwa mutagatifu yandikiye Abanyefeso umutwe wa 3 umurongo wa 14 kugera ku wa 19. Muri iki cyumweru rero ni igihe cyo kwinjira rwose muri urwo rukundo, muri izo mpuhwe z'Imana zihoraho udashobora gupima. Uramutse wibajije uti ariko ubundi Imana Data indema yancaga iki? Nta gisubizo wabona kindi kitari impuhwe z'Imana, kubera impuhwe ze, kubera urukundo. Ariko ubundi Yesu ajya kumfira yanciye iki? Igisubizo ni kimwe, kubera impuhwe. We wagiriye abantu imbabazi bamaze kuyoba, we wagiriye abantu impuhwe bamaze kuyoba, akemera kubyarwa na Bikira Mariya. Urwo rukundo rero rugomba kwinjira rwose mu buzima bwacu, cyangwa se tugomba kurwinjiramo tugasingiriza Imana Data na Mwana ari umutagatifu mu buryo twaremwe, twakunzwe mu kuremwa no mu gucungurwa. Ibisabisho by'impuhwe z'Imana uko nyine babyise bigenda bibyibutsa, ku buryo muri iki gihe nyine, muri iki cyumweru, mushobora kubizirikana atari ugusenga gusa. Ese igihe cy'isaha y'impuhwe uzagerageze no kubizirikana, urebe uburyo izo mpuhwe zigaragaza
cya bindi nyine Pawulo intumwa yavuze ati uburebure ubugari bujya kuzimu. Uzirikane kuri kimwe muri byo cyangwa se byinshi. Impuhwe z'Imana, wowe waremye roho zo mu ijuru, wowe utuvana mu busa ukadushyira mu buzima, wowe ugenzura isi n'ikirere, wowe uduha ubuzima bw'iteka. Uzasanga byose bivugwa bikubiye muri bya bindi bibiri nababwiye: kurema no gucungura. Bigaragaza nyine igikorwa cy'impuhwe, kuturema mu ishusho, nta kindi kubera impuhwe. Umuntu agacumura aho kugira ngo abe igicibwa, ahubwo agashaka noneho agahabwa ibindi atashoboraga no gutekereza. Imana yakunze isi cyane bigera aho utanga umwana wayo. Kubera iyo mpamvu rero hari ibintu nyine tugomba gucikaho mu gusubiza izo mpuhwe cyangwa se mu kuzakira. Hari ukwiyanga, kutiyakira. Gerageza urwane nabyo bitsinde, kubera ko waremwe n'impuhwe z'Imana. Ibintu byose utakira bikuriho, uri muremure cyane, uri mugufi se, uri igikara, ibyo bintu rwose, cyangwa se abandi kunegurana. Waremwe n'impuhwe z'Imana. Nta kintu rero kidatunganye kikuriho, nta kintu kidatunganye kiri ku wundi. Ikindi, niba waragiriye impuhwe nawe ukazigira, mube abanyampuhwe nk'uko so wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Muri Luka umutwe wa 6 umurongo wa 36 kugera ku wa 38 barabitubwira mu Evanjiri ya Yesu Kristo yanditswe na Mutagatifu Luka. B'umunyampuhwe. Urukundo rwa Yesu Kristo ni rugusendera. Umva ko wakunzwe rwose n'Imana Data muri Yesu Kristo, ko wagiriye impuhwe n'Imana Data muri Yesu Kristo, ko impuhwe z'Imana zakwigaragaje muri Yesu Kristo, nawe izo mpuhwe zigusendere. Ubu umunyampuhwe, ureba n'abandi impuhwe. Bahorire nk'uko wababariwe muri Kristo. Ureke rwose kumva ko wakuremye yataye igihe, ko ibintu byose byo kwigaya cyangwa kugaya abandi. Basanga umuntu ntashobora kuvuga mu bandi kuko nyine ngo umenya ngo afite ijwi ribi. Afite ikijwi, ariko icyo kijwi gerageza rwose urebe ibintu byose utakiriye mu buzima bwawe, ayo mateka uyarangize. Usanga umuntu ati igihe arwana n'igikorwa cy'umuremyi, igikorwa cy'impuhwe z'Imana mu buzima bwe. Iyakira ukuri, uragatangaza k'impuhwe z'Imana. Uri gitangaza cy'impuhwe z'Imana. Nta kintu na kimwe ugomba kugaya ku buzima bwawe. Ukuri nuko Imana Data yabishatse. Ahubwo vuga nka Pawulo intumwa, nkuko nyine tubibona mu Banyagalati
mu mutwe wa kabiri twakunze kuvuga ayo magambo kenshi. Fata umwanzuro nk'uwo Pawulo intumwa mutagatifu ugira ati nabambanywe na Kristo ku musaraba, mu by'ukuri ndiho ariko si njye, ni Kristo uriho muri njye. Kuba ubu ngubu ndiho mu mubiri nuko ndiho mu kwemera umwana w'Imana wankunze ubwe akigabiza urupfu ari njye agirira. Abanyagalati umutwe wa 2 umurongo wa 19 n'uwa 20. Impuhwe z'Imana rero zikwigaragarize. Yezu yinjira mu buzima bwawe akakwigarurira Roho Mutagatifu agusendera. Imana Data ikwereka ububyeyi bwayo kugira ngo wumve ko udashobora gutereranwa bibaho. Kurinzwe, uhagarariwe na nyiri ububasha ugukunda, udashobora kukureka wenyine ngo wirwarize. Ntabwo Imana Data ari umubyeyi ushobora kujishura umwana we akamusiga ku nzira akigendera. Nuko ibyo bijya bibaho. Ahubwo yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo araruze abari baratakaye bose. Izo mpuhwe rero z'Imana ziba kuri mu buzima bwawe, wumva ko ukunzwe, wumva ko bababariwe, nawe ubabarira. Urwo rukundo rukubemo, izo mpuhwe zikurange. Roho Mutagatifu abigufashemo. Nyagasani Yezu nabane namwe.